akantu uzi mu cyongereza ntabwo kuvuga iki intare mu cyongereza yitwa iki intare kimwe ndayizi ariko intare yitwa dog gorilla yitwa dog gorilla dog ni imbwa Ufata nk'umuvandimwe okay ni ryari wamenye ko yakari umuvandimwe wawe muri inshuti cyane yaka namumenye igihe kimwe tujyana igisenyi yakambwiye ijambo rimwe nge nari ndyamye ati garafurere nge mbonye umuntu ngiye kubomora ariko ngewe ndamushoje nawe ngwino ubomore aho nibwo wamenye ko ari umuvandimwe ndangize mutuze ariko nahise ngenda mbanza kugira ikibazo bomara ubwo rero mutuze naragiye sindarangiza naragiye ngiye kubomora mbura puridasi iyo nabonye narayambaye burya hari ukuntu bajya bavuga ngo umudiho uva mu itaka narayambaye mbona irimo kugenda irereka ubwo nanjye ndi intare nzi kwirukanka wowe kintu nundi intare nono nje ndi intare Sharex nje ndi imbwa intare zikwiruka cyakigari imbwa izikwiruka intare ni imbwa ikizikwiruka gwese uri iki ni imbwa uri imbwa ndi imbwa koshya niki aya muregase ko batasezeranye narabiyamye toka yagize amahirwe arashaka ariko ntukirate ko ufite umugwe natwe tuzashaka di
nase ariko ngewe umugore wanjye hari undi mudamu duturanye muri quartier ucuruza ikigage. Iyo nkwe ikigage mu gitondo nirirwa ameze neza. Abapasiteri bakomeye babuze ibisubizo, Yesu niwe ubaruta. Abapasiteri bakomeye birirwa basambana, Yesu niwe ubaruta. Abadiakoneze kazi birirwa mu busambanyi, Yesu niwe ubaruta. Ngiye gushaka nturane na Yakamwana uturane nanjye. Njye ikibanza ngira hano mu mujyi wa Kigali. hari ukodesha. Gym najyamo kubera ikibazo cya equilibre, mfite ubumuga. Gym yawe yashakiye umugore asigaye arya mu gitondo. Niyo gym ntabwo ngewe n'ubuza akazana ikibuno. Mu minsi mike ikibuno cya Yakamwana murabona gitangiye kubyimba. Afite icyakora ngo mu gitondo ngo bahashye indagara na kawunga n'agasenda, akomeza akazi umugore yamutekeye. Imana icyo nzicyo mama ko nategeka nzova wumve ko nejo yamuhamagaye ngo ninajya muri Genizi ndakwica. Ndemera ati ngaho fata amatuze mama. Namutegeye mutabira dusanga twete president mujyana buriya no kuba ngo zira ninyeke uko biriyo biregerwa. J'ai du mal à imaginer ce gars. Things say they why. You never see her. J'ai du mal à imaginer ce gars. Things say they why. You never see her. Le monde part en couille. Don't beat someone's child. Le monde part en couille. Don't beat someone's child.
ase yatubwiye ko waraye hanze ukimara kugeza umwana mu mago uwo munsi waraye hanze niko byagenze siko byagenze ku munsi wa mbere wa kabiri cyane umunsi wa mbere yaraye hanze ndabivuga atarakoze inkuru ishyushye mu maguru aya nukuri cyangwa yabanje ariko nibyo yakamwana ibintu yakoze nanjye nasa nkaho mugarukire urabana umugore nimba umushatse uwo munsi umwereka ingeso zawe zose ukabanza ukazimwereka ukuntu avuga ngo umugore abanza ukamugira urushyi kugira ngo umugore pa none yakamwana yamwetse yuko ari amajoro akabiteka nanjye dusabe uganira na mama umubwira ko ugiye kandi usanze umugabo n'inama yakubwiye cyane cyane arambwira nyine ngo njye nubaha umugabo numva ibyo ambwira ibyo ngibyo yambwira ariko ikintu cya mbere ni ukubaha umugabo kabifata nabi mama Sandrine ndagukunda umfitiye abana nkunda ibyo nabivuze nibura uramutse unkatiye burundu ariko mbwiti mugabo mwiza ngwino dusubirane nta mugore wandutira uwo twabyanye hata ndabeshya none se yaka uhise uzanamo akantu urabiye amanota ngahe gusubirana kwa yaka uracyari mama Sandrine azakubwira ngo mugabo mwiza ngo ngwino wenda azabikubwira ariko ntabwo uri umugabo mwiza rwose reka nkwereke akebo ugenera mugenzi wawe niko nakuza nawe ejo ndushaka mubaje ibyiza bitatu byawe ibyiza bitatu niba ufite ikibazo cy'amafaranga umpamagare nyafite ndakuguriza ariko ukanyishyura abenshi barananyambuye ibyiza byanjye iyo umuntu atwite ari kunda akajya kubyageza kumujyana kwa muganga si byiza si ibyo se si byiza ngo ntabwo azasaza n'umugore wiwe gutangira njye nta nubwo mbikunda cyane burangiye n'uzajya unateka watetse wenda ari nka ubyumva fata isahani yanjye unyarurire ibyanjye nawe warure ibyawe wicare hariya urye nanjye njye kandi noneho niba wenda natinzeho gato kugira ngo uze kurya ibiryo byahoze wowe wakwarura ukiye nanjye isaha yose nziye nkarya ngewe buriya ntabwo nkunda n'ibiryo bishyushye byo kunywa niyo nsanze byahoze njye ndiriye niyo byaba byaraye mu gitondo ubwo Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Il a... le monde... Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Il a... le monde... Your mom.